Nguhaye ikaze wo gukurikiye ikiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Njye nitwa Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka tuvuge ku mvugo umugani ngo kugenda nka nyomberi. Ese kugenda nka nyomberi ni iki? Nyomberi ni iki cyangwa ninde? Byagenze bite? Bikomoka hehe? Bisobanura iki? Nibyo rero tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Nkaba mbahaye ikaze mwisange ahangaha kuri gakondo. Iyi mvugo ngo kugenda nka nyomberi yabaye umugani cyane mu banyarwanda, bakayikoresha berekeza ku muntu cyangwa ikintu cyagiye biteze ko kigaruka ariko kigahera, mbese kikagenda nta n'umenye irengero ryacyo cyangwa ngo azongere kugica iryera na rimwe. Bakavuga bati yewe runaka cyangwa se ikintu iki n'iki cyagiye nka nyomberi. Kugenda nka nyomberi rero bikavuga kugenda bucece ucerembye ugahera, kandi ntihazagire n'umenya aho warengeye, habe yewe n'ikirari cy'inzira wanyuze izimira, nuko ukarigitira mu myotsi. Basetse ya mvugo y'urubyiruko abato b'ubu ngubu ngo ni ukuburira mu myotsi. Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Iyi mvugo kugenda nka nyomberi yakomotse ku muhigi w'umukogoto witwaga Nyomberi, wari umugaragu w'umwami Mazimpaka ku ijuru rya Kamonyi mu myaka y'igihumbi na za 700. Nyomberi yagiye guhagararira u Rwanda mu mahiganwa yo guhamya ndetse no kumasha mu Bugesera. Icyo gihe bwari ubwa Nsoro, umwami Nsoro, Ubugesera butaraba ubw'u Rwanda, ariko agezeyo ahiga Abagesera cyane, abatsinda uruhenu, arabanikira abereka habera umukogoto koko wa nyawe, ariko birangira abesheshejwe amashimwe n'ibihembo na Nsoro, birangira atagarutse i Rwanda, yigumira mu Bugesera. I Rwanda baramutegereza baraheba, agenda nka nyomberi nyine, nubwo ari we Nyomberi. Inkuru y'ibijyanye no kugenda nka nyomberi tugiye kuvugaho uyu munsi twayikuye mu gitabo Ibirari by'Insigamigani, umubumbe wacyo wa 2. Intandaro rero yabaye iyihe? Ushobora kwibaza uti ibyo ubundi bikomoka hehe, byagenze bite? Ku ngoma y'umwami Mazimpaka, Nsoro umwami w'Ubugesera, icyo gihe bwari butaraba ubw'u Rwanda, nigeze kubigarukaho, yishongoye cyane kuri Mazimpaka, avuga ko ngo Abanyabugesera bahiga Abanyarwanda kurasa mu nzira zose. Ati haba kumasha, haba gutera imyambi, guhiga, mbese ibijyanye no kurasa byose rwose Abanyabugesera turabarusha. Nk'aho ibyo bidahagije, anohereza intumwa kuri Mazimpaka ngo zimugezeho ayo magambo y'ubwishongozi n'ubushotoranyi. Mazimpaka abyumvise biramubabaza cyane, akoranya abatware be, abatekerereza iyo mihigo y'uko ngo Abanyabugesera barusha Abanyarwanda kurasa mu buryo bwose. Abatware nabo bagwa mu kantu, batangira guhwihwisa ibwami, havugwa ibintu byinshi. Isahaha iravuga, babazanya ngo babigenze bate kugira ngo bivune ako gasuzuguro gakabije. Bamwe batangira gutanga ibitekerezo, bati ubundi uwatuma kuri Nsoro akohereza abahanga be mu muheto, tukabateranya n'abacu bagatera imyambi bakamasha, ndetse byarimba bakajyana no guhiga, maze ibyo bigakemuka. Ariko abandi batoya, ahubwo reka dutumeho Nsoro aba ari we uzatwoherereza, aba ari we tuzoherereza abantu bacu, maze barushanirizwe iwe, birangire babatsindiye iwabo mu Bugesera, bitume bakorwa n'isoni ntacyo bireguza. Nuko Mazimpaka yumva iyo nama ya 2 ariyo, maze ahamagaza intumwa za Nsoro, arababwira ati simbatuma byinshi, nimugende mubwire Nsoro muti uzamutumeho igihe ushaka, maze akoherereza abantu bo kurushanwa n'abawe, impaka zicike, turebe abarusha abandi. Nuko intumwa ziragenda zisohoza ubutumwa. Nsoro nawe ahamagaza abatware be arabibatekerereza, maze baramusubiza bati nta kindi, tuma kuri Mazimpaka umubwire azohereza abantu be mu kwezi gutaha turushanwa. Nibyo koko rero ngo uguhiga ubutware muratabarana, nguko uko ababyemeranyijwe. Nsoro amaze kwemera ibyo ngibyo, atuma kuri Mazimpaka ati nta yindi ntumwa nzagutumaho, umunsi nta gisibya, ni ukwezi gutaha tukikiranura. Ariko Mazimpaka yumvise ibyo ngibyo yongera guteranya abatware be, bajya inama y'uko bazabigenza. Bamwe bati nimutoranye bazarushanwa mu bakogoto b'imitwe yose y'ingabo dufite. Abandi bati gutoranya mu mitwe byaba ari ubuswa, ahubwo nimushake umuntu w'umuhanga azaba ari urushanwa n'Abanyabugesera. Nuko iryo rya 2 aba ari ryo bemeranyaho, maze bunguranye ibitekerezo basanga ntawe uhiga Nyomberi
aba ari we batoranya ngo azahagararire u Rwanda. Bidatinze ukwezi kurihirika, Mazimpaka ategura abantu bazaherekeza Nyomberi bakanamwogeza bamushimagiza cyane mu Bugesera ubwo azaba yanikira abarashi ba Nsoro. Igihe kigeze, Nyomberi n'imperekeza bashyira nzira, nuko bageze i Bugesera baravunyisha kwa Nsoro, arabahamagaza bararamukanya, bamubwira ko Mazimpaka bohereje kurushanwa mu muheto, ati icyo nimuze mujye ku icumbi. Nuko baragenda baryama bataryamye. Bugicya Nsoro arabatumiza, ababaza icyo bakwiye kubanzirizaho. Abanyarwanda bati icyo ushaka cyose aba ari cyo tubanzirizaho, ntacyo bidutwaye. Imitwe yombi ikoranira ku karubanda, ingeri zisubirwamo, babimburira ku myambi. Abanyabugesera babiri baterayo barahusha, ariko Nyomberi akurikiraho arabatsinda barahamye. Inkwekwe Abanyarwanda bayivaho bariyamira cyane, batangara bashimagiza Nyomberi. Ariko Nsoro ntiyashirwa, atayo ni amahirwe, nibongere. Abanyarwanda bati ngaho. Abanyabugesera noneho baterayo ari bane, nanone Nyomberi arabanikira. Abanyarwanda bati icyo kiraguye, nimushyireho ikindi. Bashinga uruti, Abanyabugesera bakomeza guhusha, Nyomberi arwerekejeho umwambi ararurasa ararwahuranya. Nsoro n'abe barumirwa, yewe banashinga isimbi mu ngororero, nabwo Nyomberi arabahiga. Abanyabugesera baraseba, batsindirwa iwabo. Nuko Abanyarwanda ibineza neza ari byose bakomeza kwiyereka imbere ya Nsoro biyamira. Bageze naho yewe bashyiraho agapimo k'agatasu kanzinya, noneho Nyomberi aba ari we wenyine ukamasha, aragahamya. Abanyabugesera bo bahabye bakomeje kwiheba. Nsoro abonye ko Nyomberi abaye akayobera, arikubura ajya mu rugo, atumiza imitwe yombi, batereka amayoga, barara inkera, basubira mu mihigo, bemeza ko Abanyarwanda barushije Abanyabugesera. Hagati aho mu mihigo, Nsoro arasohoka arembuza Nyomberi, amujyana ukwe, amubaza umutungo afite mu Rwanda. Undi aramusubiza ati ndi umugaragu wa Mazimpaka, nkaba ntunze inka nkeya z'ibiti gusa. Nsoro abyumvisha yoshya Nyomberi kwigumira i Bugesera ngo azamukize ndetse anamugire umutware we ukomeye cyane. Nyomberi areshywa n'ayo moshya, aramwemerera, atangira gucura inama y'uko azizimiza akigumira kwa Nsoro. Bukeye Abanyarwanda barasezera ngo batahe, ariko mbere yo guhaguruka Nsoro yongera kwihererana Nyomberi, amubaza uko yari kubigenza. Undi ati nitugera mu nzira ndacuwa nkerebya nigarukire. Nsoro azimanira Abanyarwanda, abaha inka 10. Ubu nuko Nyomberi baragenda, ndetse n'abari bamuherekeje bashyira nzira basubira i Rwanda. Bamaze kurenga umutaru, Nyomberi arabibeta, arakimirana yisubirira kwa Nsoro. Nuko amukubise amaso arishima cyane, aherako amuha amashyo 5 y'inka z'umuberuro, izo zikaba ari inka zo kumwibagiza iby'iwabo. Nuko Nyomberi ahera ubwo aratunganirwa, yigumira mu Bugesera, birangira anabusaziyemo. Intumwa z'i Rwanda rero zimwe za ziri kumwe na Nyomberi, amaze kuzibeta zikamubura, zikora hirya no hino zimushakisha. Zimubuze ziramanjirwa, zipfa kugenda ziseta ibirenge, zibaza uko zizabwira Mazimpaka. Ziti ubu tuzamukika dute tutamumurikiye umuntu we twaherekeje? Zitinya kugera iwe, maze zigumya gukerakera mu nzira. Icyakora kera kabaye, intumwa ya Nsoro isesekara ku ijuru rya Kamonyi, ibwira Mazimpaka ko Nyomberi atakigarutse mu Rwanda, iti ntimukomeze guhagarika umutima mukeka ko yapfuye cyangwa ko hari icyamubayeho, ntabwo azagaruka. Ubwo babandi bari baherekeje Nyomberi baboneraho gutunguka kwa Mazimpaka, bavuga amacumu, bamubwira imirushirize ya Nyomberi ndetse n'imizimirire ye. Mazimpaka ahimbarwa adahimbawe, kuko u Rwanda rwarushije Ubugesera, ariko intwari ye yaruhesheje ishema, ikazimirira ishyanga burundu. Kuva ubwo rero niho havuye iyi mvugo, rubanda bafatira imvugo kuri Nyomberi, ihinduka umugani. Baba batumye umuntu bizeye ko agaruka akagenda amahera kandi adasezeye, bati uyu nawe agiye nka Nyomberi. Ikintu cyose kigiye ntikigaruke kandi bari babyizeye, bati nacyo cyagiye nka Nyomberi. Ibyo rero bakabivuga babigereranya na Nyomberi, uko yagiye i Bugesera guhesha u Rwanda ishema, yamara gutsinda ntarugarukemo kubera ibintu Nsoro yamuzigajishije.
akaba rero interagahinda mu Rwanda kandi ahubwo yari akabaye yararuhesheje ishema akanagaruka kuryishimira mu Rwanda. Ngibyo rero ibijyanye n'inkomoko n'igisobanuro cy'imvugo ngo kugenda nka Nyomberi, wari umukogoto ariko akaza guhera mu Bugesera nyuma yo guhesha u Rwanda ishema. Nizere ko rero mubisobanukiwe abajyaga babyibaza. Mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi, naho ubutaha.